utebuka Uwiteka uze wihuta usubize niko sinimanda Uwiteka natebuke mu rugo rwawe Uwiteka natebuke mu bana bawe Uwiteka natebuke mu kazi kawe Uwiteka natebuke muri famiye yawe Uwiteka natebuke agusubize hanyuma abashaka ubugingo bwawe abashaka ubugingo bwawe bakorwa n'isoni bamware abashaka ubugingo bwawe barabushatse mu kwezi kwa mbere barabushatse Imana ibana nawe mu kwezi kwa kabiri barabushatse Imana ibana nawe ntibabona mu kwezi kwa gatatu bashatse ubugingo bwawe Imana ibana nawe ntibabona mu kwezi kwa kane bashatse ubugingo bwawe ntibabona ene wako sinimo kuko ubugingo bwawe buri muri asiranse y'ijuru. Oh haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora mu Mana gusa tawasana wa Yesu haleluya nawasa nawe nawasa nawe nawaje berarwa nawe haleluya nawasa nawe nawasa nawe nawaje berarwa nawe manushimwe ni wowe wihagije ni wowe usubiza ni wowe wihagije ni wowe usubiza oh nawasa nawe nawasa lashala pole kontre manwala nawasika na mandore foria ni wowe usubiza ni wowe usubiza ni wowe usubiza Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe ni wowe usubiza waduhogeshe intimba zacu watuvuye ibikomere
waduhojeje intimba zacu nalemodikutana manala sinimo newaya zinifu ni wowe usubiza. Haleluya. Ni wowe usubiza. Ani wabadili konsini Imana. Ni wowe usubiza. Imana ishimwe Yesu akubere igisubizo. Yesu akubere byose. Yesu akurwanirire. Yesu ahembura ubugingo bwawe. Yesu akubera ubutabazi. Yesu akubera umugeni mwiza. Yesu akuvura ibikomere. Yesu akwemere nawe uyu munsi. Yesu akwishimira. Ni wowe usubiza. Amen. 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 Murabizi ko turi mu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Inshuti za gusengerwa abari ku migabane itandukanye nongeye kubaha ikaze n'ubundi ni harimo na Wellars dusanzwe n'ubundi tukuganira muri Imana ariko turi mu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Uku kwezi turimo kwezi kwa gatanu, kwezi kwa gatatu, kwezi kwa karindwi turimo turatereta Imana. Turashaka kubona igitangaza. Uyu mwaka ugomba kukubera umwaka wawe. Uyu mwaka ugomba kubera umwaka w'amasezerano ku buzima bwawe. Uyu mwaka ugomba kubera umwaka w'impinduka ku buzima bwawe. Ni wowe usubiza Yesu. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 70. Ndafashije. Ni Zaburi ya Dawidi. Ni wowe usubiza. Numva ari umuntu ugiye kubura igisubizo cye. Zaburi ya 70 ku murongo wa 2. Reka dusome. Haranditse ngo Mana tebuka unkize. Uwiteka tebuka untabare. 3. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware. Haleluya. Uwiteka tebuka usubize. Tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware. None ndagira ngo ahantu uri muri saro cyangwa uri mu modoka cyangwa wicaye cyangwa ahantu waba uri hose, ndagira ngo dufate iri sengesho Dawidi yasenze nawe urisenge muri kano kanya. Uwiteka tebuka, tebuka umva, tebuka umva amaganya, umva umubabaro, umva ibitutsi, umva igisuzuguriro, umva inyuro, umva agahinda kanjye, umva uruserero, umva amagambo bamvuga. Tebuka, utebuka Uwiteka, uze wihuta usubize. Niko sini Imana. Uwiteka natebuke mu rugo rwawe. Uwiteka natebuke mu bana bawe. Uwiteka natebuke mu kazi kawe. Uwiteka natebuke muri famiye yawe. Uwiteka natebuke agusubize. Hanyuma abashaka ubugingo bwawe abashaka ubugingo bwawe bakorwa n'isoni bamware. Bamware abashaka ubugingo bwawe. Barabushatse mu kwezi kwa mbere, barabushatse Imana ibana nawe.
mu kwezi kwa kabiri barabushatse Imana ibanawe ntibabubona, mu kwezi kwa gatatu bashatse ubugingo bwawe Imana ibanawe ntibabubona, mu kwezi kwa kane bashatse ubugingo bwawe ntibabubona. Ene wako sinimo kuko ubugingo bwawe buri muri asiranse y'ijuru. Ubugingo bwawe buri muri asiranse y'ijuru, bugoswe n'imbaraga z'Imana, bugoswe n'imbaraga z'amavuta, bugoswe n'imbaraga z'umusaraba, bugoswe n'imbaraga haleluya newazama. Ubugingo bwawe bugoswe. Abashaka ubugingo bwawe bwanjye bakorwe n'isoni, abashaka ubugingo bwawe umva abashaka ubugingo bwawe, abarara badasinzire bashaka ubugingo bwawe, abarara bakanuye bashaka ubugingo bwawe, abarara bazenguruka impande zose bacuragura bashaka ubugingo bwawe, bagiye gukorwa n'isoni bamwari. Ola shalamoni yamanona. Ni wowe usubiza, ni wowe usubiza, wamozeje amarira nari mfite, wanyibagije umubabaro wo mu mutima. Ni wowe usubiza. Ndagira ngo dusenge abantu bazaza wanatinda, ntabwo ninda ubutumwa na ubuhanuzi bwawe, ntabwo ndatinda. Umwuka w'Imana numye ngo nkubwire ngo abashaka ubugingo bwawe, ababuhiga bakoresheje inzandiko mpimbano, bakoresheje imiti, bakoresheje ibitega, bakoresheje akagambane, bakoresheje amayeri yose, bajya inama, ariko izo nama zizapfa. Uzasoma ijambo ry'Imana niko rivuga mu gitabo cy'Imigani ibice 21 ku murongo wa 30, aravuga ngo bajya inama, ariko izo nama zizapfa. Umva nkubwire, umwuka w'Imana arambwiye ngo iki gihe ni igihe cyawe, iki nicyo gihe cyawe, ni igihe cyo kwinjira mu munezero, ni igihe cyo gusubizwa. Ene wasini mandola, va kuri uwo musozi w'agahinda, va kuri uwo musozi w'amarira, va kuri uwo musozi wo kwiheba, va kuri uwo musozi wo kwanga waratawe, va kuri uwo musozi wo kuvuga ngo ntacyo umaze. Iki ni igihe cyawe. Iyo umuntu ari mu gihe arakigendera, iyo umuntu ari mu gihe aracyambara, iyo umuntu ari gihe arasa nacyo. Igihe cyawe niwo ubanza kukihanurira. Umwuka w'Imana yabwiye ngo iki ni igihe cyawe. Zewene mandora, iki ni igihe cyawe. Hari igihe wabaye murira, hari igihe wabaye mutukwa, hari igihe wabaye mubangwa, hari igihe musuzugurwa, ariko iki ni igihe cyawe. Abashaka ubugingo bwawe bakorwe n'isoni bamware. Shitani we, fatwa n'ikimwaro. Wari warazirikiye umukobwa, fatwa n'ikimwaro kuko yinjiye mu gihe cye. Shitani we, wari warazirikiye umusore, fatwa n'ikimwaro kuko yinjiye mu gihe cye. Shitani we, wari warazirikiye umugabo, fatwa n'ikimwaro kuko umugabo yinjiye mu gihe cye. Na wako sini mando lepa dewene fo. Shitani we, wari warazirikiye umubyeyi ngo atazagira ibyishimo, ngo atazacikira, ngo atazagira akazi. Iki ni igihe cye, fatwa n'ikimwaro. Hiri wazama none kotre manola. Mani shimi, mani shimi. Hurumuchu guzi wanje
uri inshuti yanjye ntuhinduka uri inshuti yanjye ntuhinduka. Imiryango idahari Mana narakubonye, abavandimwe babuze Mana narakubonye, mwicuraburindi ntiwanereranye. Niwaza Mana lako sini mandora uri inshuti yanjye ntuhinduka. Ndagira ngo ufate kunda yawe ubwo burwayi Imana igiye kubugukiza, umutwe wabaye ikibazo Imana igiye kugukiza. Ndagira ngo ufate akaguru gahora kakurya Imana igiye kugukiza, ahantu wumva hatameze neza, ingingo itameze neza hafate Imana yo gukiza. Nimbara gatambaro gafate ukikozeho Imana ije kugukiza. Sinjye ugukiza, Yesu ndimo ni uje gukiza. Nje n'umukozi w'Imana, ntabwo ari nje gukiza. Oya, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera baragusangaho. Nekose niba ufite umuntu urwaje mu bitaro, fata agatambaro kamurambikeho uvuye ngo Mwami ngushime ko umurwayi wanjye umukijije. Hanyuma nimba ari deni ufite rikomeye cyane ryakujengereje, fuka muvuye ngo ngushime ko uyu munsi ndi mu gihe cyanjye aya madeni amvuyeho. Imana ishime, mbonye imendera y'ubutsinzi ku buzima bwawe, amateka ahindutse. Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Danieli, Imana yanjye bwite, Imana yo kwizerwa, Imana itagibura inzira. Se umwami wacu Yesu Kristo, ngushimiye yuko uteshe n'agaciro imbaraga z'abadayimoni, ngushimiye yuko ukuyeho umuvumo wa karande, ngushimiye yuko ukuyeho uburwayi, ngushimiye yuko uhembuye ubugingo bw'ababyeyi, uhembuye ubugingo bw'abasore, uhembuye ubugingo bw'abakobwa, uhembuye ubugingo bw'itorero. La bene wazamandala, uri inshuti nziza, uri umwami w'abami, ntabwo udusiga ntudutererana, uri karuhura, uri ukana binimotawa. Ngushimiye kuri Imana itanga urubyaro, ngushimiye kuri Imana isubiza, ngushimiye kuri Imana ikuraho igisuzuguro. Amariba y'isoko aratembye, amavuta aramanutse ku bantu b'Imana, ikirere kirafungutse. Manda wakosi nibo, uzanye icyerekezo ku musore, uzanye icyerekezo ku mugabo, uzanye icyerekezo ku mukobwa. Nta nzira yabonaga, ariko muri uyu mwanya anawazamandara uhibiye ibintu muri kano kanya. Ngushime ku Uwiteka uremye amashimwe, ngushime kuri Imana itanze urubyaro, utanze amahoro, utanze ubuzima, ukuyeho karande, ukuyeho uruzerero, ukuyeho umuruho, uzanye mu cyimbo cy'umuruho, usizeho ibyishimo. Urakoze Mwami kubikora kuyuba, urakoze kuri Imana irwanira abera bose ukabatsindira. Dayimoni we ukozwe n'isoni mu izina rya Yesu. Imigambi wagambiriye ku bantu b'Imana, ku bakozi b'Imana, ku babyeyi, ku basore, ku banyamasengesho, ku itorero, ku gihugu, iyo migambi yose uyiburizwemo, ukozwe n'isoni. Ibendera ry'ubutsinzi rirazamutse kuko Imana ibikoze. Urakoze Imana kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha, inshuti zagusenganwa, turabakunda, turi kumwe. Umwanya wo gusabana n'Imana, umwanya wo gusengera ibyifuzo, umwanya wo kumenya no guhimbaza n'ijambo ry'Imana ndetse no kumva n'ubuhamya. Murajya mu buhamya bw'abantu batandukanye. Turavuze ngo bye bye bye.